umukino uri mu itsinda rikomeye ririmo Al-Ahly na Tusker. Ni umukino wa mbere hagati y'iki kipe zombi, bivuze ko nta history niba ufite iyo iri gukina iri mu gihugu hano mu Rwanda. Rero hano iwacu mu Rwanda ikaba ifite home advantage, ibi ngibyo bituma rero umukino uba w'igitutu kinini. Tugende kuri izi analysis, Rayon imbaraga nyinshi cyane, ni ikipe ifite abafana benshi nk'ibisanzwe cyane mu Rwanda. Igitutu cyayo ifite experience muri Sekafa, yize no kwegukana iki gikombe. Ikinira rero iri no gukina mu rugo, ifite home advantage. Intege nke za rero rimwe na rimwe defense iranyeganyega, yewe n'ikipe idafite izina rimwe ishobora kuyisuzugura. Rero abakinnyi batera consistency Sport ishobora gutsinda umukino, ariko ikibazo si ubuhanga, ni concentration cyangwa se guhozaho. Tevisi rero nayo tuyivuzeho. Kavase nayo ifite yo muri Zanzibar, bafite confidence cyangwa se nyine bigirira icyizere. Hanyuma rero intege nke zabo, defense yabo si nziza cyane, nta experience nini bafite ku rwego rwa Sekafa. Kavutse ni ikipe ishobora kugutungura, ariko iyo ikiza ku gitutu icika intege. Tactical battle umukino uzahera rero match ishobora kubera open game cyane, cyangwa se attaque kuri attaque. Impamvu amakipe yombi afite attaque nziza, ariko defense ifite ibibazo. Hanyuma rero position build up, Kavutse counter attack n'umuvuduko mwinshi uburyo bacungiraho, bivuze ko uzatsinda hagati mu kibuga cyangwa uza kudomina hagati mu kibuga. Defense mistake zizaba nyinshi. Hanyuma rero key factor zizagena umukino n'avantage rero ifite n'abafana benshi. Igitego cya mbere kizagenda umukino, hanyuma defense rero zishobora gutanga ibitego. Hanyuma Kavutse nta gitutu ifite. Rayon Sport ifite pressure. Hanyuma rero Rayon Sport kuri prediction yanjye ifite gutsinda kuri 60%, hanyuma kunganya 20%, mu gihe Kavutse nayo ifite 20% kugira ngo ibe yatsinda uyu mukino. Hanyuma rero score ishobora kuba ishobora gutsinda 1-1 cyangwa se bikuzamura, hanyuma cyangwa se bakaza kunganya no kwata betting over rimwe n'ibice kuzamura, iraza kuba irimo neza cyane. Hanyuma rero umukino si amazina gusa, ahubwo wowe yakoresheje amahirwe. Rayon Sport ifite abafana n'izina, ariko Kavutse ifite ubushake bwo gutungura. Uzagira umupira gusa, ahubwo niyo uzagira umutima wo gutsinda. Rero mu kanya rero umukino Rayon Sport iherutse gukinamo muri iyi minsi, iherutse gukina n'ikipe ya Gor Mahia. Ko twaba tuvuze rero Rayon Sport iherutse gukina n'ikipe ya Gor Mahia kabisa muri Kenya, iherutse gukina na PFC ndetse APR yatsinze ibitego 5. Gor Mahia ngiye rero kuri Rayon Sport yatsinze ibitego byayo 2-0. Ese iraza kongera gutsinda umukino, ndetse no kuri Rede yaje kwitwara neza. Ni uguteza tukareba rero byose ni kuri Toke Sport Buzima. Hanyuma rero abakinnyi babanjemo nonaha tuvugana, nimero 3 yitwa Bande, hanyuma nimero 16 yitwa Ganijuru, hanyuma nimero 5 Emmanuel, hanyuma nimero 19 Matumona, hanyuma nimero 10 Charles, hanyuma nimero 4 Muderi, nimero 8 Ibrahim, hanyuma nimero 10 Dechuiba, hanyuma nimero 11 Boris, hanyuma nimero 11 Baraka, hanyuma nimero 7 ni Atiso. Hanyuma abasimbura ni Mugisha, Fabrice, Didier, Tam, Ndikumana, Ndashimiye, Asmani, Moza, Tatu, Zuberi na Kameni. Abangaba rero abakinnyi bari buze kuza ku ntebe basimbura kabisa ku ruhande rwa Rayon Sport. Ibintu byose rero naho mu kanya nshimira muze gukora like, share, comment, subscribe n'aciro. Uyu munsi tubafitiye inkuru nyinshi cyane kandi tubakorera byinshi cyane mu minsi transfer n'ibintu byose n'amarumaza avugura byose kabisa. Cyane rero abonnement kugera kandi episode mu gakuza kanal 0776 Mario ni wowe dukunda, nta yindi kipe kabisa. Nakoreka share, comment, subscribe. Ciao, kugira neza bifuje intsinzi nanjye ndumva